الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ناصر المظلومين وحبيب المساكين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق رسول الكريم. shimwe n'ukuze bikira Imana Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha nibisakare ku wasozereje intumwa n'abahanuzi, umukunzi w'abemera, umutakambizi ku bamwizera ariwe Muhammad mwene Abdullah. Ayo mahoro n'imigisha kandi nibisakare ku muryango we muziranenge wejejwe, bagaragu b'Imana, usikum bitaqwallahi azza wa jalla faqad faza almuttaquna at-ta'i'un. Nabagira inama yo gutinya Imana no kugandukira Imana, kubera ko niyo nsinzi ikomeye hano ku isi no ku munsi wanyu. Bagaragu b'Imana, bavandimwe b'Abayisilamu, uyu munsi turaganira ku mpano Imana subhanahu wa ta'ala yaduhaye, aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatubwiye ngo kullu ummatin yadkhuluna aljanna illa man aba, ngo buri muntu wese we muri umma yanjye, buri muyisilamu wese azinjira mu ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala illa man aba, kereka utazabishaka muri mwebwe. Iri ryari ijambo riteye amatsiko cyane kubona intumwa y'Imana ibwira abasahaba ko bose bazinjira mu ijuru uretse utazabishaka muri bo. Bose bahise bagira bati man ya aba ya Rasulallah, ninde muntu ubaho utifuza udashaka kuzinjira mu ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ikibazo buri wese yagombaga guhita yibaza, kubera ko twese ko turi ahangaha icyo duharanira ni ugushaka ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Reba batubwira ngo dufite uburenganzira nitubishaka ko tuzinjira mu ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, nta yandi mananiza ahari. Buri wese usenga gatanu ku munsi, buri wese ushaka impuhwe z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, yahita yibaza iki kibazo cy'uburyo yaba adashaka kwinjira mu ijuru. Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yahise ababwira ngo man ata'ani dakhala aljanna, uzanyumvira uzumvira Rasul azinjira mu ijuru, wa man asani faqad aba, ariko uzasuzugura Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam azaba yigometse, azaba adashaka kwinjira mu ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Kumvira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni rwo rufunguzo rwonyine ruzatuma Imana Allah subhanahu wa ta'ala idufungurira imiryango ya aljanna tukinjiramo kandi twisanzuye. Kubera iki? Kubera ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaje ari rahmatan lil alamin, umunyemuhwe ku biremwa by'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Izo mwe Muhammad atwifuriza cyangwa dushakira ni nazo Imana subhanahu wa ta'ala idushakira, kugira ngo twese uko twakabaye tuzinjire mu ijuru ry'Imana kandi turyinjiremo twishimye, turyinjiremo twisanzuye. Ijuru ry'Imana ya Allah subhanahu wa ta'ala kurijyamo biroroshye, ntabwo biremereye uwo ari we wese, kereka wa wundi uzashaka kugira ngo bimuremerere. Ntabwo biremereye, nta nubwo bigoye, kuko igisubizo ni kimwe, ni ukumvira Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imana yaratubwiye ngo qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ngo babwira uti, vuga uti nimba mukunda Imana koko, mukunda Imana Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, nidukurikire Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
nitumukurikira Imana iti yuhibbukumullah, Imana izadukunda, wa yaghfir lakum dhunubakum, ntabwo izadukunda gusa ahubwo izatubabarira n'ibyaha byacu. Gukurikira Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni urufunguzo rwo kugira ngo Imana itubabarire ibyaha byacu, rya juru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala tuzaryinjiremo twisanzuye. Kumvira Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumukurikira no kugendera ku byo yadutegetse, niyo nzira nyamukuru izatuma twinjira mu ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadutegetse ni ibintu byoroshye, ni ukwirinda kabairi zose, ni ukwirinda ibikorwa byose byatuma Imana subhanahu wa ta'ala iturakarira. Tugashobora gusenga isala zacu 5 ku munsi, tugatanga zaka, sadaka na khumsu n'ibindi byose dusabwa, kandi ibyo byose kubikora ntago ari ibintu bigoye umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu Imana yatubwiye ngo man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Nitumara kumvira intumwa y'Imana tukayikurikira, tukagendera ku byo idutegeka n'ibyo dusaba, Imana subhanahu wa ta'ala yatubwiye ngo man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Uzakora icyiza kimwe, Imana subhanahu wa ta'ala izamuha ibyiza nabura bikubye inshuro 10. Ashaka kuvuga ahangaha gusara isale 5 ku munsi, gutanga zaka n'ibindi bikorwa byose dusabwa, Imana subhanahu wa ta'ala igira gute? Ibikuba inshuro nyinshi. Ibikuba inshuro nyinshi rero gute? Reka wenda mbaho urugero rworoshye kugira ngo mubyumve. Twese ko twakabaye tugira inshingano zo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi inshingano tudatekereza yuko ari inshingano wenda twaba dukuramo imigisha. Ariko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muri kwa kutubwira ko twese tuzinjira mu ijuru, yatubwiye yuko igikorwa cyiza tuzakora icyo ari cyo cyose kirimo gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo Imana izakiduha inshuro imwe, izagikuba inshuro nabura ziri hejuru y'10. Urugero, nimba uhashye ibyo kurya mu rugo, ugahahira urugo rwawe bisanzwe, kwa kundi umuntu yirirwa yiruka agatutubikana, akavunika, agahaba, agashyira riziki abantu be bo mu rugo. Igihe cyose umugore n'umwana n'umushyitsi n'undi wese uzarya kuri iyo riziki washatse mu buryo bwa halali, uzayiryaho wese uzabona ithawabu, kandi Imana subhanahu wa ta'ala izabikwitura. Amazi asanzwe aya ngaya uzayanywaho wese wayashatse mu buryo bwa halali, Imana subhanahu wa ta'ala izaguha ibyiza kandi bizakubwa inshuro nyinshi. Ni ukuvuga ngo iryo juru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala byanga bikunda tuzarijyamo nimba koko tugendera mu nzira z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Riziki dushaka ikaza ari halali, amazi dufite mu ngo akaza ari halali, ibyo tugiye gukora byose bikaza byubahirije amategeko, ntago tuzabura kubona ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera iki? Kubera ko byonyine nimba wahashye, guhaha bisanzwe, iwawe bakarya bakanywa, abana bakishima, umugore akishima, alhamdulillah wabonye thawabu. Nimba waganirije mugenzi wawe neza, nkuko rimwe Imana itubwira ngo tabasamuka fi waji akhika sadaka, kwa kundi tuba twiganirira bisanzwe, ukagira uburanga bukeye imbere y'umuvandimwe wawe bitarimo uburyarya n'ubunafiki, ukaba umwishimiye koko muganira museka mwishimye, Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala azaguha thawabu. Kuganira gusa, kuryama dufite udhu, umaze gutawaza ugiye kuryama gusa, nta kindi ugiye gukora, ugasoma suratul Fatiha yawe, ayatul kursi n'izindi dua tugiye gusoma tugiye kuryama, Imana yaguha thawabu. Ibitotsi byawe kuryama usinzire, Imana yaguha thawabu. Nta kintu na kimwe tuzakora dukitura Imana Allah subhanahu wa ta'ala ngo tubone kwibonamo thawabu. Niyo mpamvu intumwa y'Imana itubwira ngo kullu ummatin yadkhuluna aljanna illa man aba. Abantu banjye bose batazigomeka kuri Rasul, batazigomeka ku mategeko y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, bazinjira mu ijuru kereka utazabishaka. Kubera iki? Kuko igikorwa cyose dukoze tubona thawabu, kereka tutagituye Imana Allah subhanahu wa ta'ala.
urugero rworoshye, twese twavuye mu ngo zacu tuje gusara ijuma, buri wese yigomwa akazi ke, yigomwa umwanya we, abatanga amafaranga barayatanga y'amatike, abakora ingendo z'amaguru barazikora baza ku musigiti. Intambwe yose wateye, nimba koko ubikora ikhlasi lillah, ubikora kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, utabikoze kugira ngo nugera ku musigiti bakubone bamenye ko waje kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, igihumbi cyawe wagitanze, 500 yawe wayatanze, wagenjeje ibirenge byawe uza kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, buri ntambwe yose wateye wabonye thawabu. Ni gute tutazajya mu ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala? Ndasubira muri aya kugira ngo mubyumve neza. Imana iti man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, uzakora igikorwa cyiza kimwe gusa, Imana subhanahu wa ta'ala izakimuhembera nabura inshuro zikubye inshuro 10. Kimwe gusa wahaye umuntu igiceri cy'ijana gito cyane, Imana izakiguhembera inshuro zirenga 10. Numwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatubwiye imvugo nziza cyane ikomeye idushishikariza icyo kintu. Yaratubwiye ngo ubwo umwe mu basahaba be yaragiye kwitaba Imana, yaravuze ngo law kana ba'idan. Abasahaba birabatangaza ngo hari umuco igihe kirimo Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam cyuko umusahaba wese wajyaga gupfa bamwegeraga bakamwibutsa kalimatu la ilaha illa Allah, yani bakamwibutsa kugarukira Imana, yani kujya kwiyegurira Imana Allah subhanahu wa ta'ala mbere yuko yitaba Imana. Wari umuco usanzwe mu basahaba, bakaza bakakwibutsa nka kwa kundi dukora talqinil mayit. Mwese murabizi, iyo umuntu wacu yamaze kwitaba Imana tumujyaho tukamubwira tuti man rabbuk, uraza kubazwa n'abamarayika man rabbuka, tukamwibutsa. Twe turabizi ntabwo ari ibintu bitugora cyane. Talqinil mayit, kwa kundi twibutsa umuntu wacu amaze gupfa, yamaze kuvamo umwuka, tukamunyeganyeza tumaze kumushyira mu ikaburi, cyangwa tukamusomera talqinil mayit mu gihe ari mu rugo. Niko abasahaba babigenzaga mbere yuko mugenzi wabo yitaba Imana iyo yabaga yarwaye ameze nabi, bakamwibutsa kalimatu la ilaha illa Allah, bakamwibutsa kwiyegereza Imana no kuyigurira. Umwe rero mu basahaba barimo kumwibutsa ayo magambo ngo yaravuze ngo law kana ba'idan, arongera ati law kana jadidan, arongera ati law kana kamilan. Amagambo atatu ntabwo bigeze basobanukirwa icyo uwo mugabo arimo kuvuga, ahubwo bahoraga bagiye kubwira intumwa y'Imana bati ya Rasulullah, kanaka turimo turamwibutsa amagambo akwiye kuvuga, wakivugira ati law kana ba'ida, law kana kamilan, law kana jadida. Amagambo uko avuga mu Kinyarwanda, law kana ba'idan ngo iyo haza kuba ari kure, law kana jadidan iyo haza kuba ari mushyashya, law kana kamilan iyo uza kuba ari wose wuzuye. Aya ni amagambo yacanze benshi mu basahaba, bajya kubwira intumwa y'Imana bati ya Rasulullah, turamubwira kuvuga la ilaha illa Allah, akivugira amagambo ngo iyo haza kuba kure, iyo uza kuba ari wose, iyo uza kuba ari mushyashya, ntabwo tuzi ibyo arimo kuvuga. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam twese tuzi ko yari nabiyu akaba na rasul, yahise asobanukirwa icyo umusahaba arimo kuvuga. Yarababwiye ati uriya musahaba mubona utarimo kuvuga aya magambo murimo kumubwira, hari ibyo arimo kubona. Iyo umuntu agiye gupfa hari ibyo abona muri sakaratul maut, ubu ni inzira ugiye kwerekeramo, ubu yireba, ubuzi aho ugiye kujya, amaso aba yafungutse ku buryo ureba ahantu ugiye kwerekera. Aravuga ati law kana jadidan, ngo yuze kuba uri mushyashya. Rasul sallallahu alayhi wasallam arababwira ati uriya mugabo hari igihe higeze kuza umusilamu akeneye umwenda wo kwambara wo gusengana, kwa kundi mujye mubona bakubwira batisha ku mwenda uhereza abantu bajye gutanga ahantu batishoboye, wa mwenda kaga kanzu kaga pataro kaga shati utanga abantu bakakajyana kuri wa wundi uzakajyana gusara, we yatanze agashati cyangwa agakanzu gashaje, abona ithawabu, abona ibyiza agiye guhabwa kubera yo wa mwenda ushaje yatanze. Ati law kana jadidan, iyo uza kuba ari mushyashya nari kubona ibirenze biriya. Kwa kundi ushobora guhereza umuntu inoti y'ijana, akanoti k'igihumbi, akaguramo umufungo w'ibijumba, akaguramo ikiro cy'ubugari akarya, ukumva ko ukoze akantu koroheje, nujya kwitaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala ka kantu Imana ikakwereka ithawabu ibyo uzigiye kubona. Niho wa musahaba yavuze ati law kana kamilan, ubwo yahaga umuntu agace k'umukati akaryaho
yaravuze ati iyo uza kuba ari muzima, iyo nza kuwumuha wose nkigomwa, wenda nari kubona ibyiza birenze birangiye kubona. Arongera ati law kana ba'idan, iyo haza kuba ari kure. Kwa kunda bafite amamodoka ye n'abagira moto, ushobora guhura n'umusilamu hariya aje gusara ijuma, arimo agenda n'ibirenge, ugahagarara uti ngaho jyamo. Ushobora kubona ko nta kintu ukoze cyoroheje, murajyanye mugiye gusari, muri hariya ku muhanda, umuhaye lift aje gusari, yaba kuri moto, yaba ku igare, yaba mu modokari, aje gusari. Za ntambwe yaragiye gutera, za ntambwe yateraga umuhuhiyemo, ibyo bintu urabibona ithawabu Allah subhanahu wa ta'ala arabiguhembera. Niyo mpamvu ugira ngo mbere buri wese uri ahangaha ngo ijuru ry'Imana subhanahu wa ta'ala nitubishaka tuzarijyamo. Igihe cyose tuzirinda ibikorwa bibi, tugakora udukorwa tubona ko tworoheje. Ka kanoti ka 5 uri buha umuntu, ka kanoti k'igihumbi, cyayi muri busangire, ya magambo meza uri mubwire yonyine atarimo uburyarya, ukamuganiriza wishimye ubikuye ku mutima. Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam arakubwira ngo byanga bikunda uzabona ithawabu. Niyo mpamvu tubwira ngo tabasamuka fi wajhi akhika sadaqa, kumwenyura ubikuye ku mutima, gutwenga ugaseka uganira n'umuvandimwe wawe, guseka gusa ni sadaqa, watanze ituro kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatubwiye ati mwese muzinjira mu ijuru. Reka nsoreze kuri aya Imana ivuga ngo man jaa bi sayyi'atin fala yujza illa mithlaha, kugira ngo mwumve ko tuzinjira mu ijuru. Imana iti uzakora igikorwa kimwe kibi, twabonye uzakora igikorwa cyiza ko azahabwa ithawabu nabura zikubyishura 10, igikorwa cyiza kimwe. Ariko Imana iti wa man jaa bi sayyi'atin, uzakora icyaha kimwe, ikosa rimwe, fala yujza illa mithlaha, ntabwo Imana igikuba ikiguhanira kwa kundi kingana, kikaza ari kimwe gusa. Ni gute tutazajya mu ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala? Nimba wakoze igikorwa cyiza kimwe, Imana ikagikuba inshuro 10. Wakora ikosa rimwe, Imana ntiritubure, ntiryongere, ikarigwanira kwa kundi warikoze rimwe gusa. Wahum la yuzlamun, kandi Imana subhanahu wa ta'ala ntabwo igihuguza abagaragu bayo. Nukuvuga ngo rero duharanire gukora ibikorwa byiza, niyo kaba ari gato. We kugaya agatoya wakoze kubera Imana subhanahu wa ta'ala, we kugaya gatoya watanze kubera Imana subhanahu wa ta'ala, we kugaya ibada ubona wakoze wumva ko zidakomeye, hari igihe Imana subhanahu wa ta'ala zishyira ku munzani, ugasanga ku munsi w'imperuka urishimye. Ali ibn Abi Talib aratubwira ngo tuba liman dhakara al-ma'ad. Ali ibn Abi Talib aratubwira ngo ibyiza biri kuri wa wundi uzirikana umunsi w'imperuka, wa wundi uzirikana umuzuko, afite ibyiza bya Allah subhanahu wa ta'ala. Muzi impamvu nitwicara tukibuka yuko tugomba gupfa, tukabizirikana, ibyaha bizaba bike. Impamvu abantu dukora ibyaha byinshi twibagirwa urupfu, ariko nibuka ko ejo mu gitondo uzapfa, ukibuka ko Imana subhanahu wa ta'ala izagushyira ku munzani, uzagerageza kwicisha bugufi no kwiyoroshya no gukora ibikorwa byiza. Niyo mpamvu Imam Ali atubwira ngo tuba liman dhakara al-ma'ad, ibyiza biri kwa wa wundi uzirikana, wibuka, utekereza iherezo rye, umuzuko we. Akomeza atubwira ngo wa'amila lil hisab, agakora ibikorwa byiza agamije kuzabarurirwa n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Jyana ugakora igikorwa uvuga uti iki gikorwa ndagikora kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Cya giceri cy'ijana watanze navugaga, wa muntu wahaye ibyo kurya, wa muntu wahaye lifti, wa muntu waganirije umwenyura, ukabikora kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ntubikore kubera abantu barimo kukureba, ukabikora ushaka ku munzani wawe ku munsi w'imperuka uzaba umunzani uremereye. Wakanya bil kafaf, ukananyurwa n'iby'Imana subhanahu wa ta'ala gukorera. Abanyarwanda baciye umugani aho bagira bati ugayibye abyibiramo. Buriya nituramuka tunyuzwe na duke tubona, tukanyurwa na twa tundi twita dukeya twabonye, yaba ari riziki wabonye ari nkeya ikakunyura, bizatuma Imana subhanahu wa ta'ala tuyiyegereza. Yani tugerageze kunyurwa na bya bindi Imana subhanahu wa ta'ala iba yaduhaye. Waradiya anillah, tunishimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduhaye nema nyinshi, zirimo no kuba duhumeka, tukaba turi na babandi bakora ibikorwa byacu bikikuba inshuro nyinshi, ibikorwa byacu byiza. Twakora ibikorwa bibi nabura tukabihanirwa cyangwa tukabihemberwa bitewe na kwa kundi bingana.
ndagira ngo nsoze dusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri babandi bakurikiye Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam n'umuryango wa Muhammad, kuko niyo nsinzi ikomeye cyane hano ku isi no ku munsi w'imperuka, gukurikira ahlal bayt alayhimu salatu wasalam. Ibi byose navuze intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam atubwira ni babandi bemeye gukurikira Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kumukurikira no kumukurikira gute? Gukurikira intambwe yadutoje kujya inyuma ya ahlal bayt alayhimu salatu wasalam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibadullah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla faqad faza almuttaquna at-ta'i'un. Kanogera shimira Imana ubugira kabiri nsabira amahoro n'umugisha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'umuryango wayo muziranenge. Bavandimwe abayisilamu bagaragu b'Imana, ndongera kubaburira gutinya Imana no kuyigandukira, kuko niyo nsinzi ikomeye hano ku isi no ku munsi wa nyuma. Ndagira ngo soze khutuba yanjye rero nongera kubibutsa yuko nitubishaka twebwe ubwacu ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala tuzaryinjiramo byanga bikunda. Kubishaka nta kundi no gukurikira Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibyo yadutegetse tukabikora, ibyo yatubujije tukagerageza kwirinda no kubigendera kure. Niyo nsinzi ya mbere ikomeye hano ku isi no ku munsi wa nyuma. Gukurikira Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni ikintu cyoroshye cyane ku mugaragu w'Imana. Kubera iki? Kubera ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atuvuga ngo inna ad-dina yusran wa lan yushaddu hadha ad-dina illa ghalabahu, ngo nta kintu na kimwe cyoroshye nk'Ubuyisilamu. Inna ad-dina yusra, Ubuyisilamu buroroshye cyane nko kunywa amazi. Wa lan yushaddu hadha ad-dina illa ghalabahu, nta muntu n'umwe Ubuyisilamu buremerera kereka utabuzi. Utabuzi ni Ubuyisilamu bubera umuzigo, ariko umuntu uzi Ubuyisilamu akabusobanukirwa nta kintu cyoroshye nk'Ubuyisilamu. Ndasubiramo, umuntu uzi Ubuyisilamu busobanukiwe nta kintu cyoroshye nk'Ubuyisilamu. Reka mbaho urugero rwa nyuma nsoza kugira ngo mubyumve neza. Bamwe mu bayisilamu badasobanukiwe Ubuyisilamu bwababereye umuzigo. Ndashaka kuvuga ibada zo gusari gusa. Gusari gusa, izi sala dusari dhuhuraini maghribaini alfajr. Ku bantu badasobanukiwe Ubuyisilamu byababereye umuzigo. Mfite umugabo inshuti yanjye yarambwiye ati mu bintu bimbangamira bingora gusari ndabyemera, ariko ngorwa no gusara ibipindi bitanu. Ndamubaza kubera iki? Ngo kubera akazi nkora. Cyumvuze mwacyumvise, kubera akazi nkora. Ndamubaza ukora kahe kazi? Ariko ati njya mu kazi mu gitondo saa moya, tukaruhuka saa sita, nkongera kuva mu kazi saa 12. Nsanga al-asri yancitse, nkagera mu rugo na magharibi yancitse. Murumva atari umuzigo w'umuntu idini kuri we. Ndamubaza se amaherezo ati amaherezo nese mu kubireka, kuko gusara ifajiri meruka na saa ifajiri mu rugo, igihe cya pause baduha ni saa imwe, simbona umwanya wo gusara dhuhuri, simbona umwanya wo gusara magharibi, ngera mu rugo al-isha igiye yarangiye, ati nese mu kubireka. Murumva idini atari umuzigo kuri uwo muntu. Niyo mpamvu Rasul atubwira ngo inna ad-dina yusran wa lan yushaddu hadha ad-dina ila ghalabahu. Ubuyisilamu buroroshye nawe buremerera kereka umuzgo. Ubu umuhanga aragira gute? Dhuhuraini bigenza gute? Urasara dhuhuri na al-asr. Ubwo ni umuzigo se? Ya pose baguhaye urarya unywe usara dhuhuri usari al-asr. Ubwo idini ni umuzigo kuri wowe. Jya muri bisi ugende nugera mu rugo saa 2 sari magharibi na al-isha. Wallahi nubunani. Ariko utazi idini dhuhuri byarambwa ati gusari narabiretse. Mubwiye ni bisariti ibyo ni iby'abashiya ba. Gusari zuhuri narasi uzegeranyije ni iby'abashiya. Magharibi na al-isha byegeranyije ni iby'abashiya. Murumva idini atari umuzigo kuri uwo muntu. Niyo mpamvu mbabwira ngo Islamu rero ni idini yoroshye. Ijuru ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala tuzaryinjiramo nitubishaka. Gute? Nidukurikira ibyo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yadutegetse, tukareka ibyo yatubujije.
Imana subhanahu wa ta'ala atanze itegeko muri Qur'an aho yagize iti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Imana y'ubwayo yahaye amahoro n'umugisha Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abamalayika baramusabira arangira avuga ati ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Namwe abemeye nimusabire Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atuga ngo la tusalli alayya salatan batrai. Nimushaka kunsabira ntimuzansabire nk'icike mujye muvuga muti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ntabwo tubivuga ngo bigendera aho ngaho, kuko aravuga ngo man salla alayya salatan wahida sallallahu biha 10. Uzansabira ku Mana nabura inshuro imwe gusa, Imana izamuha ibyiza byikubye nabura inshuro zirenga 10. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على أئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.